Ako kanya naguye mu kantu kubwo gutungurwa no kumva Shariton Oshea ambwiye ko uwashimuse Beriton Makabe n'umukobwa we Vanilla nyirizina ari Brahimey Oshea. Bivuze ko mukuru we adushinja ko twishe ari Meritey Oshea. Bivuze ko Vanilla ari mwene se wabo wa Hezbollah Oshea kuri ba papa babo bavukana. Bombi bakaba bahuriye mu kwangwa na ba papa babo bahuje kwanga igitsina gore. Nanone nsobanukirwa impamvu Maria yabonye Vanilla akamurangarira. Noneho icyankoze ku mutima kurushaho no kumva abanzi ba mbere bakomeye bari mu nzira zo gushyingirana. Ubwo ndavuga umuryango w'aba Oshea uri mu nzira zo gushyingirana n'abanzi babo bakomeye baba Makabe. Ibyo kumenya ko burya Vanilla ari umwana wa Brahimey Oshea ntabwo nari gufata umwanya munini wo kubitindaho, kandi murumuna wanjye Beriton Makabe ari mu byago. Maze nsaba Shariton Oshea kugerageza guhamagara Brahimey Oshea akumva aho ari. We ansubiza ko ibyo atari ngombwa kubera ko itumanaho rihambaye yifiteho rituma telefone yimwereka aho uwo bamaze kuvugana aherereye n'icyerekezo arimo, niyo yaba yayifunze keretse ahisemo kuyisiga akagenda wenyine. Bityo aho Brahimey Oshea aherereye arimo kuhabona neza cyane, keretse amenye ubwenge akayisiga. Ako kanya twese n'igishika cyinshi tumubariza rimwe aho Brahimey Oshea aherereye, kandi dukeka ko yahunze igihugu cya Yope. Dutungurwa no gusanga Shariton Oshea dusubije ko Brahimey Oshea ari muri cya kigo cyabo cya Yasa. Mu kubaza uburyo kiri mu gihugu akaba atarafashwe, adusubiza ko kiriya kigo cyubatse mu buryo kifitiye ubudahangarwa bwo kuba nta gisasu cyabasha kugisenya, kubera ko hubatsemo systeme ihita izimya ibisasu irashweho. Ikirenze ibyo no watekereza kwinjiramo indani ari umwanzi bahita bamuturitsa atararenga n'umutaru. Ibyo mu kumara kubyumva twarikanze twibaza uburyo tubasha kwinjiramo indani ngo tujye kubohoza Beriton Makabe na Vanilla. Ariko Shariton Oshea duhumuriza tubwira ko hari yari we mu rugo kurusha ahandi hose, ku buryo asa nkaho ariho yabaye ubuzima bwe bw'igihe kirekire nk'umuntu bakoreshaga nk'irobo. Bityo inguni zaho zose arazizi, ikirenze ibyo afite ibikoresho bihambaye bishobora guca intege ubudahangarwa bw'icyo kigo. Bityo dusenge aba ariho dusanga abo tugiye kubohoza. Shariton Oshea kirimo kuvuga gutyo ari kimwe Makabe yahise amuca mu ijambo amubwira ko ibyo arimo kudusobanurira yakagombye kubivuga turimo kugenda kubera ko turimo gutinda. Ako kanya Vira ahita abaza niba twese nk'indwanyi turagaba igitero. Turamwikiriza ako kanya ahita twibutsa ko twese twaburiye ubwenge rimwe, ntidusesengure kuri uwo papa ubyara Vanilla ngo tuvumbure ko ari agatego ubwo yasabaga Vanilla ko ajyana n'umukunzi we ngo aze kwishimira kumubona. Bityo dutekereza neza ntabwo twari kumva neza uburyo umuntu ari mu gahinda ko gupfusha umuvandimwe we yarangiza agashishikarira kubona umukunzi w'umukobwa we atanigeze yiyumvamo kugeza amutanye na mama we. Ikindi kandi ntabwo uwo papa ubyara Vanilla yari kwihutira gusaba Vanilla kujyana n'umukunzi we wo kumufata mu mugongo, kandi mu by'ukuri Vanilla atazi n'uwo se wabo wapfuye, ku buryo atari kurira atazi uwapfuye. Vira yamaze kutwibutsa uburyo twabonye twashize impumu turyohewe cyane n'uburyo ubukwe bwa Jezabel Makabe bwabaye bwiza, tukibagirwa ikirimo kutwiruka inyuma. Bityo biragaragara ko hari umuntu waducengeyemo agataha ubukwe bwacu atagenzwa na kamwe, ahubwo ari kuri misiyo y'ubutasi akaba yatanze amakuru atwerekeyeho yose binyuze mu mafoto n'amashusho yadufashe, ku buryo no gushimuta Beriton Makabe ari uburyo bwo gushaka kudutatanyiriza mu bice bitandukanye ngo babone urwaho rwo kuturangiza, ku buryo bishoboka ko bari no mu migambi mibisha yo kuburizamo kampeyini yo kwiyamamaza kwa mama wanjye Nora. Noneho by'akarusho kuba ari kimwe Makabe yabashije kwigaragariza isi yose nyuma y'imyaka 15 izi ko yapfuye, nabyo biri mu byakanguye abanzi ngo bakosora amakosa bakoze yo guhushwa umwanzi. Bityo rero kuba Brahimey Oshea avuze ko ashaka Shariton Oshea n'ibivejuru na kibona umwe, nibwo buryo ashobora kuba yateguye ko tujya kure ya Arikimu Makabe, Adrice Makabe na Nora Montana ngo babone icyuho binjiramo bajya kubashyira hasi mu gihe twebwe azi nk'abarinzi babo turaba duhugiye kubohoza Beriton Makabe. Ikirenze ibyo Brahimey Oshea ntabwo ayobewe ko Shariton Oshea afite ubushobozi n'ububasha bwo gukurura aho aherereye. Bityo ashobora no kuba ari agatego yaduteze ngo dute igihe duhanganira muri Yasa, kandi Vanilla na Beriton Makabe wafungiye ku rundi ruhande. Vira yamaze kudusesengurira uko imipango ya Brahimey Oshea ishobora kuba ipanzwe n'impungenge afitiye kugaba igitero twese no kuba dushobora kuba twapangiwe agatego. Shariton Oshea avuga ko na telefone Vanilla yakoresheje aduhamagara iri muri Yasa, ariko Vira amusubiza ko nabyo bishobora kuba ari imipango ya Brahimey Oshea
wafungiye umukobwa we hafi ye, maze bagatuma abona telefone ku bushake, maze bakumva amaze kutumenyesha ko bashimuswe bagahita bamwaka telefone bamwimurira ahandi. Vire yamaze kuduha ubwo busesenguzi twumva ibyo avuga bishobora kuba cyane, bityo ntabwo twese tugomba kugaba igitero Iyope ngo dusige Adulise Makabe na Nora Montana bonyine. Ariko Shariton Oshie avuga ko uburinzi bwabo bwaba butekanye mu gihe bari mu butaka bw'Abamakabe, bityo ni ugutumaho abafite aho bahuriye natwe bakaza kuba bihisha mu butaka bw'Abamakabe kugeza tugarutse. Ariko Adele avuga ko n'ingoro ya perezida ariyo Ice House ikeneye uburinzi bwisumbuyeho ngo hataba hari abateguye kudeta. Shariton Oshie yamusubiza ko byatwara umwanya wo gukora installation y'ibitwaro biharinda kandi dufite abayobozi b'igisirikare cy'igihugu bizewe kandi bacanye ku maso kugera ku rwego batabona uburyo bataha ubukwe bwa Jezabel Makabe. Ubwo aravuga Liyetena Kentana Rodrigue na Berisha cyo kimwe na Kapiteni Sharomo ukuriye igipolisi cy'igihugu. Ariko niba tutabizeye bihagije yahateza icyogajuru kihatera umwijima w'icuraburindi. Bitamusubiza ko ahubwo ariko abigenza, noneho abo basirikare bakaza kurinda Abamakabe hoteli, televiziyo ndetse n'ibitaro na Max Asha hoteli, ndetse bakazenguruka n'ahantu hatuye abantu bacu b'ingenzi cyane cyane abagaragaye bafite inshingano zikomeye mu bukwe bwa Jezabel Makabe. Icyo gitekerezo cyanjye bacyumvise vuba, maze Dogiteri Arisha avuga ko byaba byiza kurushaho mu bagaba igitero Iyope ari kimwe Makabe atarimo, kubera ko umugore we Adulise Makabe amukeneye by'umwihariko, kubera ko akangutse asanga nta n'umwe mu bagize umuryango uri hafi ye byamuhungabanya kurushaho, yumva asigaye ari incike, mbese akumva yabaye nyakamwe. Ikirenze ibyo, kuba umuntu uri muri koma ubugingo bwe buba bugikora, ashobora kumva nta muntu ugize umuryango uri hafi y'agahera muri koma bya burundu, bityo ari kimwe akaba akeneye kumuguma iruhande, akaba ari nawe uza kumukomeza igihe yaba yakangukiye. Ayo mabwiriza Dogiteri Arisha yaratanze nk'umuganga wagombaga gukurikizwa, nubwo ari kimwe akaba atumvaga neza uburyo atagiye ngo yirimburire umwanzi we watinyutse gukoza imitwe y'intoki ku mwana we. Mbese umujinya n'ubukana yari afite byari bimeze nk'iby'intare ibonye impyisi ziri kwataka icyana cyayo. Nuko njyewe nk'umuntu uteruye Adulise Makabe muhumuriza mubwira ko turahamubera aho atari, umwanzi tukamuhashya mu cyimbo cye, ndetse murahirira mubwira ko impano muzanira nk'igihembo cy'uko njyewe na mama wanjye Nora yadukuye ahantu habi cyane, akiyemeza kumbera papa, ariko ari ukumuzanira umwana we n'umutwe wa Brayme Oshie. Ariko anturisha ambwira ko adakeneye ibihembo by'imitwe y'abanzi, icyo akeneye ni ukubona Beriton Makabe na Vanilla hano bakiri bazima, naho ibyo dukorera abanzi byo ni twebwe tubyimenyera. Ari kimwe Makabe yamaze kumbwira gutya nyaka Adulise Makabe adusiga ahatubwira ko turimo gutinda cyane kandi kubera ko tutazi birimo gukorerwa bucura bwe. Nuko natwe twari dusigaye aho dukomanaho tubwirana ko ari wo mwanya wo kwerekeza ku gikorwa. Twemeza ko abagabye igitero simusigari njyewe, Adela, Shariton Oshie na Lizzie Sevilla. Ibyo kwambara urugamba byo ntitwirirwa tujyabaho kubitindaho umwanya, kubera ko mu ndege tugendamo ibikoresho nkenerwa byose bihoramo. Nuko mbere yuko tugenda nsaba abasigaye aribo Angelo, Arisha, Shela, Edina na Salome ko bagomba kwirinda gukwirakwiza amakuru y'ishimutwa rya Beriton Makabe na Vanilla, kugira ngo Jezabel Makabe na Stallone na Mustronge bitabageraho bikababihiriza ukwezi kwabo kwa buki. Nabo babyikiriza baduhobera mu kudutera umurava badusaba kwirinda. Nuko njyewe, Adela, Shariton Oshie na Lizzie Sevilla dusohoka mu gipangu tugana aho indege iparitse, ariko twibuka ko tugomba gutwara imfungwa Brayme Oshie yadusabye, maze tuvayaho imfungwa zifungiye tunyuze muri sale yabereyemo ubukwe. Nuko twinjira mu cyumba kimwe twinjizemo kitwinjiza mu nzu zo hasi kugera tugeze mu cyumba gifungiyemo Irish Brethren, Rameki Mariduke na Canton. Duhita tubazanye niba n'abagore babo Michelle Mariduke na Fereyine tubatwara. Shariton Oshie ansubiza ko n'abari abagambanyi nabo bagomba kujya gupfana n'abagabo babo, ariko Adela avuga ko bidakwiriye ko dutuma abana babo baba imfubyi burundu. Viramusubiza ko ahubwo kubareka ari byo bibi, kubera ko bazasiga bacengezamo abana babo amatiku yo kuba twarabiciye ba papa babo. Ngiye mvuga ko n'ubundi tutari dukwiriye no gutuma ba papa babo bapfa, ahubwo twakagombye kubateza inkiko bagahanwa n'ubutabera, dore ko ababakoreshaga twabaga twamaze kubakura mu nzira. Shariton Oshie ansubiza ko gutuma bajya muri gereza mu cyimbo cyo kujya mu kuzimu ari ryo kosa rikomeye twaba dukoze, kubera ko muri gereza bakomeza gucurira y'imigambi mibisha banacengera mu bana babo amatwara atuma bazakomeza kusa ikivi cyabo mu bikorwa by'ubwihebe n'iterabwoba. Virayungamo avuga ko tubateje amategeko n'ubutabera bazaboneraho n'urwaho rwo kudushinja ibyaha bikomeye, ariko Adela amuvuguruza avuga ko ibuye ryagaragaye riba ritakisha isuka, bityo abanzi bakomeye b'Abamakabe
n'abanzi b'amahoro mu bihugu byacu by'imisozi miremire dutuyemo turabazi, bityo kubateza inkiko nabyo ubwabyo birahita bica intege Irish Brethren, Cantona na Lameki Mariduke ku buryo nta mbaraga baraba bafite, naho kudushinja ibyaha ntabwo bishoboka kubera ko nta bimenyetso na bike bafite. Ari no kubw'iyo mpamvu tugiye kubatwara muri Yasa, tuzaze kubateza abashinzwe umutekano wa Yope babafatire Iyope, bizabe gihamya ko aba Osheya aribo bari barashimuse, bivuguruza ibyo Meritey Osheya yadushingirije mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rubarizwa i Peturiya, maze nibamara gufatirwa Iyope ibihugu byacu bizasigare bibasaba igihugu cya Yope ngo kiboherereze baze baryozwa ibyaha by'iterabwoba n'ibyaha byibasiye inyoko muntu bakoze. Nuko Lameki Mariduke na Fereyine boherezwa ubutabera bwa Masofa, Cantona na Michel Mariduke bohererezwa ubutabera bwa Metrobeti, naho Irish Brethren yohererezwa ubutabera bwa Kentrone. Bityo nibaza bafunzwe wenda bazafata igihe cyo kwihana basaba imbabazi ibihugu n'ababituye. Rero ntabwo biba bikwiriye ko abantu bose bahanishwa urupfu badahawe amahirwe ya kabiri, bityo mu buryo Imana idahaniramo umuntu ukoze icyaha ikamuha amahirwe yo kwicuza no kwisubiraho, natwe tubaha amahirwe yo kuzihana wenda turwane no gukumira ibyabahesha izindi mbaraga, dore ko imizi bakuraho imbaraga turaba twaziranduranye n'imizi yayo. Adela yamaze kuduha icyo gitekerezo ndagishyigikira, ariko Shariton Osheya na Lizzie Sevilla bari bariye karungu, bo banga kubyumva batubaza niba ibyo twatinyuka kubivuga Stallone Mustronge warimburiwe umuryango we w'abaMustronge na Lameki Mariduke yumva, bungamo batubaza niba ibyo twatinyuka kubivuga Hilton yumva, kubwo kuba umuryango Irish Brethren akomokamo warakomeje kubangamira umuryango Hilton akomokamo kuva kera mu gihe cyo kubasokuruza babo Marita na Matsiye babyara Morgan na Tamara, hamwe na Nazariyo ubyara Sultani, Abuduru na bashiki babo Mansura na Samira kuri Asina. Nanone batubaza niba ibyo twatinyuka kubivuga kuri Alikimu Makabe yumva, kubwo kuba Cantona yari afite gahunda yo kuzahira ikinyubako y'abamakabe, bungamo batubaza niba ibyo twatinyuka kubivuga imbere y'abaturage babuze ababo n'abamugajwe n'ibikorwa by'iterabwoba byakorwaga na perezida wahoze ari uwa Kentrone Irish Brethren, Cantona na Lameki Mariduke. Shariton Osheya na Lizzie bamaze kutubaza gutyo, njye na Adela turarebana tubura icyo tubasubiza, ariko hashize akanya mbibutsa ko twebwe tutabereyeho kwica, ahubwo tubereyeho gutabara ubuzima bw'abicwa no kugarura amahoro mu bantu. Bityo kwica abantu batagifite ubushobozi bwo kuturwanya ntaho twaba dutaniye nabo, nk'uko abasirikare bari ku rugamba batemerewe kurasa abanzi babo bamanitse amaboko, ndetse nk'uko abakina umukino wa karate n'iteramakofe batemerewe gukubita uwo bahanganye igihe yaguye hasi. Mbese kwica abo duhanganye batagifite ubushobozi bwo kuturwanya byaba bimeze nka kuriya abanyapolitike baza bizeza abaturage ko baje kubatabara no kubabohora ingoyi y'ikandamizwa, iterabwoba n'igitugu bayoboreshejwe mu kubasobanurira ibyo baje guhagarika ngo babashyigikire, birimo guhagarika ubwicanyi bubakorerwa, ruswa, igitugu n'irindi hohoterwa ryose bakorerwa, maze nabo bamara kugera ku butegetsi bagakomerezaho ubwicanyi n'ibindi bikorwa bikandamiza abaturage nk'ibyabo basimbuye, bo bagatangira kwica no gukandamiza abaturage basa nk'abihorera mu kwica no gukandamiza abari ku ruhande rwabo bahiritse ubutegetsi. Namaze kubabwira gutyo mbibutsa ko twebwe twaje guhagarika ikibi, ndetse n'abatuye isi yose bakaba badufata nk'abacunguzi, kandi umucunguzi abereyeho gucungura ubuzima bw'ababi n'abeza, ntabwo abereyeho kwica ubuzima bw'ababi. Mbese ntabwo abacunguzi baharanira gukuraho gitera, ahubwo baharanira gukuraho ikibimutera, bityo ikibibatera kiyobowe n'aba Osheya nikiva mu nzira nta kibazo baraba bakiduteje. Ibyo maze kubibasobanurira gutyo noneho bumva mbateye ingingo zifatika, bemera ibyo mvuze nubwo batari banyuzwe na gatoya. Nuko njye na Shariton Osheya twinjira mu cyumba dufungiyemo Irish Brethren, Cantona na Lameki Mariduke, naho Adela na Vira bajya mu cyumba kirimo Fereyine na Michel Mariduke, maze mu kubinjirana batangira gutakamba bavuga ngo ntitubambure ubuzima. Ako kanya Shariton Osheya ahita babaza impamvu ko bo batumva, abatumvaga ababatakambiraga aho kubumva, ahubwo bakabica babanje kubashinyagurira. Njyewe mbabaza impamvu badashaka gukorerwa ibyo bakoreraga abandi, nungamo mbabaza niba bari kubona ko ku isi nta gahora gahanze, ndetse ku isi ari muzunguruka kandi ari n'agatebe gatoki, mbese isi idasakaye buri wese yayinyagirirwamo. Bo mu gutakamba kwinshi bansubiza ko ntacyo batabonye, nuko mbabwira ko tubajyaniye ba bosi babo ngo barekure abantu bacu bafashe nk'ingwate ashaka kubabohoza. Bityo uburyo bari bwitware nibwo butuma babaho, kubera ko twebwe tutabereyeho kwica ababi,
ahubwo tubereyeho kurwanya ikibi no kugikuraho, kuko Imana idashobora kwanga abanyabyaha ahubwo yanga icyaha gusa, bivuze ko ikibi kibarimo bakikuyemo nta kibazo twaba dufitanye. Namaze kubabwira gutyo ntungurwa no kubona bansetse cyane, bavuga ko noneho badufite neza kubwo kuba ba bosi babo bafite abantu bacu, kandi nituba twabagejeje iyo pe kwa ba bosi babo nta handi tuzongera kubakura. Uko bagakomeje kunseka bankinira ku mubyimba, Shariton Osheye yazabiranijwe n'umujinya, akurayo imbunda ngo abarase, ariko muturisha amubwira ko reka kwirirwa yirushya yiyandurisha ayo maraso, kubera ko umuntu biyicira bategereje. Mu gihe ngiye nashakaga ko tugirana imishyikirano ngo nze kubarokora urupfu rubategereje iyo pe, bityo ayo maseka bansekereje baraza kuyatakambiramo bicuza kuba baremeye guheka impyisi. Shariton Osheye ambaza icyo nshatse kuvuga, musubiza ko mu gushishoza kwanjye navumbuye icyo bosi wabo Brahim Osheye abashakira. Noneho mu gushaka kubarokora banyeretse ko badashobora guhinduka kandi kugenda tutabajyanye n'ubundi abantu bacu ntabwo twababona. Namaze kubwira Shariton Osheye gutyo bo bongera kunseka bambwira ko yari imitwe ndimo kubakina ngo bisange bagambaniye ba bosi babo, maze nyuma natwe tubica, bityo tubajyanire ba bosi babonaho ibindi ndimo namatakira ngo nkaba meze nk'uri gusaba uwo nimwe kubwo kuba nshaka gusaba ubufasha abo nari mfunze nk'imbohe. Barangije kumbwira gutyo twamaze kubambika ibintu ku masura no kubambika amapingu, ubundi tubashyira imbere duhubirana na Adela na Vira bazanye Fereyine na Michel Mariduke. Nuko Shariton ahita ateza umwijima, ubundi twambara bya rinete bikorana n'icyogajuru, maze twihutisha izo mfungwa kugeza tugejeje mu ndege, tujya kuzifungira mu cyumba kimwe. Bidatinze Shariton Osheye yarayihagurukije, ubundi ayitwara ku muvuduko nk'uwakibona umwe, ku buryo mu isaha imwe gusa twari twinjiye mu butaka bwa Yope. Ako kanya Shariton Osheye dusaba gutangira kwambarira urugamba, nuko duha umwanya abakobwa bombi Adela na Vira ngo abari bo babanza kujya kwambarira urugamba. Nka nyuma y'iminota 5 bagaruka bafunze gikomando. Vira ahita ajya mu mwanya wa Shariton Osheye, natwe turagenda duhindura imyenda mu buryo bwa gikomando, twambariramo bulletproof vest, dukenyera no ku ntwaro zihambaye, dupakira n'ibikapu tubyuzuza intwaro ziremereye. Mu kuvayo telefone yanjye yarasonye mu kwitaba numva ni murumuna wanjye Dogiteri Arisha umpamagaye ambwira ko mama wacu Adulise Makabe amaze gukanguka, bityo ntabwo bikiri ngombwa ko akomeza kumwitaho, bityo ubu tuvugana bari mu nzira baza kudufasha, aho ari kumwe na Dogiteri Orutega, Niramu, Ayeri Crespo na Hezibora Osheye. Mbikiriza mbabwira ko noneho nidukenera ubufasha tubabwira, nuko mbasaba ko batubwira kode ziri kuri Bluetooth yabo tukazihuza n'izacu. Ibyo babikora nk'uko mbibasabye, barazinyoherereza nzereka Shariton Osheye azishyira muri mudasobwa iduhuza. Bidatinze twageze hejuru y'ikigo cya Yasa, maze Shariton Osheye ahamagara Brahim Osheye amubwira ko tugeze kuri Yasa, bityo ni twebwe turi mu ndege ntatinyuke kuyirasaho. Maze Brahim Osheye amubwira ko mu makosa twaba twakoze tutagomba kuba twazanye na Arikimu Makabe. Shariton Osheye amubajije impamvu, Brahim Osheye amusubiza ko sekuru ni Murodi ahahamurwa n'izina rye, akajya namwikanga buri kanya kandi bizwi ko yapfuye. Noneho kongera kumva ko akiriho akaba yahise yicwa n'umutima byatumye nawe amutinya, bityo ubuhanga n'ubucakura bwe bwatumye amara imyaka 15 isi yose izi ko yapfuye, nibwo bwatumye yirinda kumwiteza kubera ko abona we yaza arimbura ikigo cya Yasa. Rero niyo mpamvu yirinze ko Arikimu Makabe yamugera imbere akisanga uwahigaga ari uhinduka umuhigo, bityo icyo ashaka ni ukumwicisha agahinda yica abana be kubera ko we atamuhangara. Brahim Osheye yamaze kubwira Shariton Osheye gutyo, nawe amuhumuriza amubwira ko tutari kumwe na Arikimu Makabe kubera ko yatwohereje twenyine twizeye, bityo ntabwo byari ngombwa ngo aze guta igihe ahangana n'umwana nyuma yo guhangana na sekuru Nimurodi na sekuru wabo Hamurobi akabatsinda. Rero turaje tumukurikize sekuru Nimurodi na mukuru we Meritey Osheye ashaka guhorera, na Brahim Osheye amwikiriza amubwira ngo tuza tugabira ibisiga kubera ko araza kunezezwa n'uburyo turaba dutakamba by'umwihariko ku bivejuru n'ibyogajuru byigaruriye imitima y'abatuye isi yose. Bityo arashaka kwereka isi ubuhangange bwe, ayereka ko burya natwe turi abantu nk'abandi. Shariton amwibutsa ko ayo magambo ye kubaka amateka yo kwesa agahigo no kuba umuntu ubashije guhangara ibivejuru na kibona umwe n'inshuti ye Berikarisi yari yabanje kuyigamba, ariko aho ari nawe arahazi bivuze ko ari mu nzira zo kumusangayo. Yungamo amubwira ko we atajya avugisha amagambo ahubwo avugisha ibikorwa, bityo niba akunda ubuzima bwe dusangiye yashyize hafi Beriton Makabe na Vanilla. Muri uwo mwanya Shariton Osheye akivugana na Brahim Osheye, niko Vira yarakomeje kumanura indege hasi.
duhita tumubwira ko mu bantu Buremeye yatumyeho we atarimo, bivuze ko uwadutanze kuri Buremeye Oshea atamuzi neza, bityo tugiye kumusiga inyuma wazaza aje kudutabara mu gihe bibaye ngombwa. Ibyo tubyemeranyaho dusiga arimo gutunganya ibikoresho, nuko twebwe tujya gukura yabo tuzanye nk'imfungwa, maze nsaba ko babakuraho amapingu, maze mfata umwanya wo kubabwira ko niba bakunda ubuzima bwabo baza guhita baturasira Buremeye Oshea. Nabo baranyikiriza, ariko mbona ko ari uburyo bwo kunyikiza kubera ko ndabizi neza ko batakwizera ibyo mvuze, ahubwo icyo nashakaga ni uko baza kwicuza bisanze bapfuye nk'impongo ipfa yabanje kuburirwa, by'umwihariko bicuze kuba bishwe n'abantu bakoreye imyaka myinshi. Gusa Adela na Shariton Oshea bo ntabwo bumvaga neza ikintu gikomeza gutuma ngaragaza ko Buremeye Oshea abohereje ngo tuzanye kubiyicira, nuko mbakura muri urwo rujijo mbongorera mbabwira ko njyewe nkimara kumva ko Buremeye Oshea abakeneye, nahise menya ko ashaka kubica nk'abagambanyi baduhaye ibimenyetso byatumye Meritey Oshea atsindwa urubanza yaburaniragamo n'umukobwa we Hezibora Oshea, aribyo byabyaye imbarutso yo kwicwa kwe. None nabo mu bujiji bwinshi ntabwo bigeze batekereza ku bimenyetso baduhaye ko byabaye ubugambanyi kuri ba bosi babo, ku buryo nta mpuhwe n'amarangamutima bashobora kubagirira. Muri ako kanya nabahereje za pistori ngo wenda bazaze kwirwanaho batwiyungaho, mbona batangiye kwicirana amasirimu tumwenyu dusobanuye kunsekera mu bipfunsi, ndabibona ko barimo kutugambanira. Ndebye Adela na Shariton Oshea banyereka ko babibonye, ariko nabo bari bazi umupangu ku buryo nta cyabakanze. Nuko dusohoka tubashoreye tugenda dusatira inyubako ndende, tuyigezeho twinjira muri eleveta ituzamura ku igorofa rya nyuma. Nkuko Buremeye Oshea yararangiye Shariton Oshea, bidatinze twageze ku muryango. Shariton Oshea arakomanga, twumva ijwi rimusaba kwinjira, ahita yinjira, natwe twinjira dushoreye Lameki Mariduke, Kantona, Eilish Brethren, Michel Mariduke na Fereyine. Mu kumara kwinjira twakirwa n'amashyi y'urufa yatubwira ngo murakaza neza mboga zizanye. Ako kanya bya bindi uhagarikiwe n'ingwe avoma. Lameki Mariduke yahise yihutira gutunga Shariton Oshea pistori ku mutwe. Kantona na Michel Mariduke barayintunga, naho Eilish Brethren ayitunga Adela, maze Fereyine nawe ahita asanga umugabo we Lameki Mariduke amufasha gufatira imbunda ku mutwe wa Shariton Oshea, maze babwirira rimwe boss wabo Buremeye Oshea ko bagiye kumurangiriza abanzi be ruharwa. Maze twese nk'abatunzwe imbunda mu kuzamura amaboko ngo tubaha amashyi ku mahitamo mabi bakoze, nuko bagira ngo dushatse kubarwanya bahita batanguranwa barekurira imbarutso icyarimwe biteguye kutumena imitwe, ariko bakubitwa n'inkuba basanze nta masasu yari arimo. Maze tubaha amashyi y'urufaya kubwo kuba bizize banga kumvira ibyo nababwiye kare mbaburira. Mu gihe bagicanganyikiwe n'ibyo mvuga nabasabye guhindukira, nabo bahita bahindukirana igishika cyinshi bagwa mu kantu basanze imbunda ziri ku mitwe yabo. Ako kanya bahita batangira gutakambira Buremeye Oshea bamubaza icyo abahora, nawe abasubiza ko ashaka kubihoreraho kubwo kuba aribo babaye imbarutso y'urupfu rwa mukuru we Meritey Oshea. Ubwo babagambaniraga bemera guha abanzi babo ibimenyetso byatumye Meritey Oshea atsindwa urubanza n'umukobwa we Hezibora Oshea yibyariye, bityo kuba baratumye ateshwa agaciro n'umuntu w'igitsina gore nibyo bidashobora gutuma abababarira. Rero ntibumve ko ashaka kubakura mu nzira z'imangatanya amabanga bafitanye, kubera ko n'ubundi bamaze kuyamena kera cyane. Buremeye Oshea yamaze kubabwira gutyo, bahita bampindukiriraho bambaza uburyo nari nabashutse mbigiraho umuntu ufitiye impuhwe ubuzima bwabo, narangiza nkabaha imbunda zitagira amasasu ngo bazitunge ba bosi babo. Mpita mbabazaho njye na bagenzi banjye twari kuba turi iyo tuba twabahaye pistori zirimo amasasu, bityo nibo ubwabo batumye tutabizera. Ikindi kandi iyo bavayo bahita bazitunga Buremeye Oshea, yari gutuza tukamufata byoroshye nabo ubuzima bwabo bukarokoka, bityo nta kundi nibabona ingaruka zo kuguhemukira no kwica bene wabo bafasha abanyamahanga, kubera ko nta yindi nyiturano cyangwa se igihembo umuntu ugambanira igihugu cye na bene igihugu aba akwiriye. Narangije kubabwira gutyo, maze Buremeye Oshea ahera kuri Lameki Mariduke amupima isasu ry'umutwe, akurikiza umugore we Fereyine, akomereza kuri muramu we Kantona, akomereza kuri mushiki we Michel Mariduke, asoreza kuri mugenzi we bari bahuje kuba abaperezida ariwe Eilish Brethren. Bose amaze kubashyira hasi ategeka ko bakura umwanda aho ngaho, nuko havayo abasore be baterura imirambo uko ari 5 bahanagura amaraso yari yuzuye aho ngaho. Ako kanya Buremeye Oshea ahita ava yatunga pistori ku mutwe wa Shariton Oshea, amubwira ko nawe ari umugambanyi, bityo nawe abe yitegura gukurikira abagambanyi bagenzi be batinyutse gutanga ba bosi babo.
nuko bahita bavayo abandi bazidutunga njyewe na Adela. Ako kanya Brahim Oshe yabwira Shariton we ko agiye guhura n'uburibwe bukomeye azira ubugambanyi bwe, ariko wahita mutera ubwoba ko tudashobora kuza gutyo gusa, bityo mbere y'ibindi byose hakenewe ibiganiro by'amahoro. Ariko Brahim Oshe amusubiza ko twinjiye tureba ku buryo n'umukobwa twasize mu ndege barimo kumwitaho. Ibyo kubyumva twarikanze Brahim Oshe yahita acana screen aduhamiriza ibyo tubwira kureba tubona virahanganye n'itsinda ry'abasirikare benshi cyane hanze y'iyo nyubako. Nubwo nawe yarakomeje kwirwanaho abakoramo umwe kuri umwe kuri ya miguruko n'umuvuduko tumuziho, ariko uburyo bari benshi bari bakomeje kumuganza, maze muri ako kanya mpita ntangira gusakuza ntongana cyane, maze abari aho bose bahita bakangarana bavuga ko ndi ikivejuru. Kuri Shariton Oshe we mu guca bugufi imbere ya Brahim Oshe amutunze imbunda, yabajije Brahim Oshe ikintu ashaka. We amusubiza amuseka cyane amubwira ko anyuzwe no kuba adufite imbere ye ku buryo ntaho tumucikirana gatoya. Gusa wenda yanashakaga ikimumakabe, ariko we arabizi ko atamuhangara, bityo icyo afitiye ubushobozi cyonyine ni ukumwicisha agahinda yica umwana we Beriton Makabe n'abantu b'ingenzi kuri we yize yabohereza kubohoza umuhungu we Beriton Makabe. Brahim Oshe yamaze kuvuga gutyo, Adela amusaba mwinginga ngo byibuze mbere yo kutwica abanza twereka aho afungiye Beriton Makabe na Vanilla ngo tubabone bwa nyuma. Ahita amusubiza ko Vanilla nta mpamvu yo kumutwereka kubera ko nta huriro na rito dufitanye nawe, naho niba dushaka kubona bwa nyuma Beriton Makabe nk'icyifuzo cyacu mbere yo kuva hano ku isi, aracyumvira vuba tugende tuzi uburibwe tumusizemo ku buryo dupfa twiyumva nk'ibigwari binaniwe misiyo yo kumubohoza nk'abantu papa we ari Makabe yari yizeye. Brahim Oshe yamaze kutubwira gutyo ategeka ko bafungura kamera, maze kureba tubona umuntu banaganitse hejuru yuzuye ibikomere umubiri wose, ku buryo bigaragara ko bakomeje kumutoteza bikomeye. Ariko mu gushidikanya ko yaba ari Beriton Makabe nyirizina, dusaba ko bamukuraho ikintu bamupfutse mu maso, nawe atanga itegeko ko bamukuramo. Ako kanya tubona amaboko akimukuyeho, kureba dusuhererwa tubona ari Beriton Makabe bari bahinduye intere, ariko dukubitwa n'inkuba kurushaho tubonye umuntu umupfukuye ari perezida wa Vedinedi Jaden Bones mwenyewe, atwishongora havuga ku buryo twamuteje abaturage be n'isi yose muri rusange. Araza kunezezwa kurushaho yumva natwe dutakamba nk'uko murumuna wacu Beriton Makabe arimo gutakamba ngo bamwice bagabanye kumukorera iyicarubozo. Bamaze gucishaho ayo mashusho bahita bayakuraho, maze mu gusakuza dutontoma bahita batangira gukocinga imbunda badutunze batubwira ko irindi jwi ryacu bumva rirajyana n'isasu. Muri ako kanya tubona abantu bavuyeyo bafashe iminyururu, duhita tubibona ko bashaka kuyitubohesha ngo baze kubona uko batwica urubozo. Muri ako kanya dutangira kwibaza icyo dukora dukumira gushyirwa ku ngoyi kubera ko biraba birangiye, ariko mu gihe twihebye tubona ko biturangiriyeho twumvise ikintu gikubise ku rugi. Abari badutunze imbunda n'abari baje kutuboha bahita bakangarana, twebwe nk'abantu n'ubundi twari dusanzwe turi mu bwoba ibyo ntabwo byadukanze, ahubwo byahise biduha urwaho rwo kwigaranzura umwanzi, maze mu muvuduko udasanzwe duhita tubambura imbunda tuzibahindukirizaho tubasaba gushyira amaboko hejuru, n'abandi bose tubategeka gushyira intwaro hasi. Bose tubona amaboko yabo ari hejuru, maze twumva ku muryango umuntu winjira. Mu guhangayika ko ari umwanzi duhita duhindukiza abo dufatiyeho intwaro, tubamwereka mu kumubwira ko ikosa akora ryishyurwa kwica kwa ba bosi we. Ariko tureba tubona tugwa mu kantu dusanze ari Lizi ya Sevilla mwenyewe udutabariye hafi, duhita tubona ko burya koko kumusiga inyuma cyari igitekerezo cyiza. Nubwo twari dutangiye kucyicuza tubonye uburyo amerewe nabi n'igitero cy'abambari ba Brahim Oshe, nuko dusigara twibaza uburyo bavuye mu nzara akaza kudutabara kandi ari twebwe benshi twari twakagombye kujya kumutabara. Muri ako kanya Vira yahise avugana ijwi rikangaranye mu bukana bwinshi ko nihashira umunota atarabona Beriton Makabe, Vanilla, Kalira Ovidia na Digi Maramirohi aho harameneka umuvu w'amaraso. Ako kanya Brahim Oshe n'igihunga cyinshi atanga itegeko ko babazana. Mu kanya gato tubona hasohotse Vanilla na mama we Kalira Ovidia hamwe na Digi Maramirohi umwana wa mama we batunzwe imbunda, maze baduha itegeko ryo kumanura intwaro cyangwa se bakabamena imitwe. Vira mu buhanga n'ubucakura bwinshi abasubiza ko twari gukora ibyo badusabye iyo muba twatunze intwaro haba harimo Beriton Makabe, naho abo niyo babica ntacyo byaba bitwaye. Bityo kuba tutabona Beriton Makabe nabo bazanye twabirasira kubera ko twahuzwaga na Beriton Makabe, bityo ntabwo twitaye ko barabarasa cyangwa se bakabihorera. Vira yamaze kubabwira gutya abonye batabyumva duha itegeko ryo kurekura imbarutso kubo tuzitunze. Ako kanya Brahim Oshe yahita atangiranwa tubwira ko Beriton Makabe afungiwe muri perezidanse ya Vedinedi mu rugo rwa perezida wa Vedinedi Jaden Bones,
bityo tumuha amahirwe ye ya nyuma muvugisha amwohereze. Ibyo tubyumva vuba Vira amukora mu mufuka akuramo telefone yimutunga ku jisho nkuko Brahim Oshea bimusabye kugira ngo havemo password. Imaze kuvamo Brahim amubwira nimero ahamagara, mu guhamagara ahita yitabwa, maze telefone yishyira loudspeaker, ubundi yegereza umunwa wa Brahim Oshea wahise atangira kubwira Jayden Bones ngo yohereze umwana. Jayden Bones ahita byumva ko Brahim Oshea yasumbirijwe, maze ahita amuseka cyane amubwira ko niba kwanga kurekura Berton Makabe aricyo bisaba ngo we n'abambari be bicwe arabikorera icyo, kubera ko yaramurwaye cyane kubwo kuvumbura ko we na mukuru we Meritey Oshea babaga mu kagambane na Berikarisi ko kumuhirika ku butegetsi ngo babwegurire Berikarisi, bityo ahubwo dutinze kumukura mu nzira. Naho ibyo kuba bari bagikorana nuko bisanze bahuje ibibazo byo guhigwa n'ubutabera bw'iyi si, bagahitamo gukorana ngo babanze babyigobotoremo. Ariko ikosa arakora ni ryo kurekura Berton Makabe, kubera ko agiye kumugira intwara akoresha yindi igitero cyacu, kubera ko kuba amuduteje ari we ufite umuntu dushaka, abaye nk'uko jeje umwambi waka mu byatsi byumishijwe n'izuba. Perezida wa VDND yamaze kubwira Brahim Oshea gutya ahita ava ku murongo. Vira ahita asaba Vanilla n'ababyeyi be ko niba bakunda ubuzima bwabo basohoka, kubera ko umuriro ugiye kwaka ku buryo twiteguye kurasa igihumeka cyose. Ibyo Digi Maramiroha byumva vuba ahita afata Vanilla na mama we Karira Ovidia abasohokana vuba, maze Vira ahita ava yafunga umuryango, twumva avugiye kuri Bluetooth asaba ko baza gutwara Vanilla n'umuryango w'ubundi bagakomereza bajya kwiga ikibuga cyo kuri perezidansi ya VDND. Hashize akanya gato twumva urusaku rw'indege hejuru yacu, mitamenya ko ari indege irimo Dogiteri Arisha, Dogiteri Orutega, Ayeri Crespo na Niramu na Hezbollah Oshea. Kuri Vira yatangiye kubara abagabo tugiye guhangana nabo batangira kutubara bacunga icyo dukora. Ako kanya Vira twikirisira tubwira muri kode ivuga ngo Nightmare, duhita tumenya ko agiye guteza umwijima tukarwana n'abagabo batatubona, maze dutangira kubara amasegonda urumuri ruzimira, duhita twambara za rinete zikorana n'icyogajuru, duhita dupima urufaya rw'amasasu. Bongewe Adele na Shariton Oshea twari dutunze imbunda, bivuze ko na Shariton Oshea yahise akurikiza Brahim Oshea mukuru we Meritey Oshea, nawe aba yishwe n'inkota yicuriye. Ubundi twebwe dufata ingune enye zitandukanye, abagabo tubasukaho urusasu tubareba neza, bo barasa ibyo batabona, badashobora no gusohoka bahunga kubera ko Vire yari yafunze. Kuri twebwe twakomeje kubacucuma urusasu nk'abaminjira amazi mu bihingwa. Abagabo barenga 100 bose tubamarira hasi, ntihagira n'uwo kubara inkuru usigara. Muri ako kanya Shariton Oshea yavuze ko ari wo mwanya wo gusenya systeme na tekinoloji byari byubatswe aho ngaho byose, ibikoresho byose tukabipakira tukazabijyana i Metrobeti, akaba ari yajya kwimurira icyo kigo cya Yasa. Nuko twinjira mu cyumba cyubatsemo izo systeme turazisenya, za mudasobwa zose n'ibindi bikoresho turabipakira tubyerekeza ku ndege. Noneho ibitwaro bya kirimbuzi byose bibamo tubipakira indege zose z'intambara zari zuzuye muri icyo kigo cya Yasa, ku buryo twagicucuye cyose kigasigara inyubako n'imirambo gusa. Nuko twinjira mu ndege, Shariton Oshea asaba Vira ko ahagurutse indege we agatwara icyogajuru kiyobora izo ndege iyo azerekeje. Bidatinze indege turimo yarahagurutse, tubona n'indege zigera ku 1000 zihagurukiye rimwe zifata icyerekezo kimwe. Shariton Oshea tubwira ko azerekeje mu butaka bw'abamakabe, ariko mpita mubwira ko nk'ahantu hagendwa n'abantu benshi bazibona bagahahamurwa nazo, bumva ko hari intambara, bityo byaba byiza azerekeje muri cya kigo cy'ibanga General Harris yarafungiyemo mama wanjye Nora n'abandi bantu bafite aho bahuriye natwe, cyo kimwe n'abanyapolitike bari bayobowe na Minisitiri w'Intebe Castro. Icyo gitekerezo cyanjye aracyumvira, arazihindura imibare yaho azerekeza. Muri ako kanya Vira ahita avugisha Niramu amubaza niba Vanilla n'ababyeyi be niba babafite neza. Atwikiriza tubwira ko ubu tuvugana bari mu kirere cya perezidansi ya VDND. Njyewe mpita mbasaba kuba bitonze tuganira uburyo tugera imbere ya Jayden Bones. Tumutunguye nta kintu kibaratekereza gukorera Berton Makabe. Bidatinze twaje kubageraho tuganira na Niramu, tumubaza uburyo twakwinjira muri perezidansi nk'umuntu wari usanzwe yinjira nayo na papa we Berikarisi. Atubwira ko igishoboka ari uguteza umwijima kubera ko impande zose zirinzwe zidasanzwe. Ariko Vira ahita amuhakanira amubwira ko tutagomba gukora ikosa ryo gutera ubwira kabiri tutaragera imbere ya Jayden Bones, kubera ko yahita abona ko byamurangiriyeho nkuko bigendekeye Brahim Oshea, maze akihutira kwica Berton Makabe ngo byibuze apfa azi ko natwe dukubisemo igikuba cyo guhomba umuntu wacu w'ingenzi. Vira yamaze kudukorera ubwo busesenguzi. Ayeri Crespo atubwira ko niba ari uko bimeze tugiye kugenda twinjire mu barinzi be rwihishwa,
tubambara imyambaro bambaye tuyambare maze tubacengeremo kugeza tugeze kuri Jaden Bones. Ako kanya Nirama atubwira ko iyo bigeze aho rukomeye Jaden Bones yiyambaza abagabo gusa, bityo abagiye kubacengeramo ni abasore gusa kubera ko abakobwa batuma batuvumbura ko batewe. Nuko twerekeza indege mu ishyamba twemeza ko abagiye kumanukira ku mitaka parashite ari njyewe na Shariton Oshea hamwe na Niramu uza kutuyobora nk'umuntu usanzwe azi urwo rugo rwa perezida wa Vedined, naho kuba Ayeri Crespo, Dogiteri Ortega na Dogiteri Arisha tubasize nuko ba ari abanyamashuri cyane ku buryo ibintu by'intambara batabifitemo uburambe cyane, nubwo bidakoraho ko nabo ari indwanyi. Kuva kuri Dogiteri Ortega wabanye na Shariton Oshea igihe kinini, Ayeri Crespo wahanganye na Berikaris hamwe na leta igihe kinini, na Dogiteri Arisha wifitemo amaraso y'abamakabe. Ubwo abagiye kumanuka mu ndege twaripanze neza, dutegura na parashite tugiye kumanukiramo, n'itumanaho turishyiraho neza ku buryo abasigaye mu ndege baza kurituyoboreraho neza. Kuri Shariton Oshea yereka Hezbollah Oshea uburyo ayobora indege yerekeje muri Metrobet n'ahantu aza kuyiparika. Nta byo gutinda twifunze neza muri parashite, ubundi umuryango urafunguka Nirama asohoka mbere, hakurikiraho Shariton Oshea, nanjye mvayo mbakurikiye bidatize twisanze ku butaka, maze dukuramo ibikoresho n'imyambaro by'urugamba tubipakira mu bikapu, ubundi tuvayo tumeze nk'abasivile kugeza tugeze ku muhanda dutega bisi. Nyuma y'urugendo rwaparitse Nirama adusaba gusohokamo, maze dufata moto zatugejeje hafi ya Perezidansi. Ako kanya dutangira kugenda bari mu ndege batuyobora kugeza noneho tugeze hafi y'urugo rwa perezida Jaden Bones, maze abari mu ndege nabo badusaba kugana mu cyerekezo cy'ibumoso tukagenda twitonze. Muri icyo cyerekezo turaza kuhasanga abarinzi ba perezida babiri bari mu modoka baganira, ubona ko hari ibyo barimo kuganiraho nk'abayobozi, maze tubagota ariko hasigara umwe acunga. Abatubona ahita bapima urusasu rwa siransiye. Mu kugera aho baturangiye koko tubona abarinzi babiri bari mu modoka batanga amabwiriza, ariko kureba tubona barimo kuvugira ku cyombo. Bisaba ko dutegereza ko bakivaho kubera ko kubataka bakivugiraho byahita bimenyekana ko batewe. Nuko mu gutegereza ko bava ku cyombo twumva batanga amategeko ko igihe baba babonye habaye umwijima bahita berekeza ku rundi rugo rwa perezida Jaden Bones, bose baciye ku muryango w'imbere ku buryo baraba bigize nk'aho hari umuntu bakingiye ikibaba, maze tuzabateho igihe tubarwanya ngo dufate perezida Jaden Bones mu gihe we arabahungishwa aca ku rundi ruhande. Ikindi kandi umwijima ugisakara hose abarinzi imfungwa tuje kubohoza bahita batanguranwa no kuyirasa kubera ko nta kindi baraba baramira uretse kurwanira kurokora ubuzima bwabo. Noneho twumvise ibyo kuza kurasa Berton Makabe igihe haraba hacuze umwijima, twumva neza uburyo twari tugiye gutuma Berton Makabe yicwa. Duhita dushimira Vira ku by'igitekerezo yaduhaye adusaba kwirinda gukoresha kode ya Nightmare tutaragera kuri Berton Makabe. Abo basirikare bombi bamaze gutanga amabwiriza bava ku cyombo, twemeza ko Niramu na Shariton Oshea ari bo babataka, njyewe ngasigara mbacungira. Kureba neza mbona hari abarinzi bagera kuri 5 bahise batubona, mpita ntanguranwa nuko badutamariza ku cyombo mbarasa vuba vuba. Guhindukira mbona Niramu na Shariton Oshea bamaze gushyira hasi abagabo batangiye no kubambura. Mu kanya gato bari bamaze kubambura imyenda n'inkweto, barabanza bambariraho bulletproof vest, bamaze kwambara neza bakenyereraho n'icyombo maze batsimba abo barinzi n'ibikapu byabo. Nuko bavayo bambwira ko nanjye bagiye kunyoherereza uwo nambara imyambaro. Nuko nitsimba ku ruhande havayo umurinzi ashakisha ikintu mpita muturuka inyuma mutera urushinge rusinziriza. Ubundi ndamwambura, maze kumwambura nambara imyambaro ye n'icyombo cye ngikenyereraho. Ubundi nambara gloves mpisha ibiganza n'intoki zanjye bidasa n'iby'abera nkuko na Shariton Oshea yabigenje. Nuko mvayo nubitse umutwe ku buryo ntawe ubona isura yanjye. Ngeze kuri Niramu na Shariton Oshea bantegeka kubakurikira. Nuko twinjira muri Perezidansi indani tugenda dusatira inyubako tuyinjiramo indani. Abayobozi bakuru twagiye tunyuraho mu kubaza Niramu na Shariton Oshea impamvu bagarutse. Niramu agasubiza ko perezida Jaden Bones yarabatumyeho ngo bagaruke babe batwaye umuryango we. Bidatize twisanze twinjiriye mu ruganiriro indani dusanga perezida Jaden Bones n'umuryango we bicaye, ariko ubona badatuje kubera ko bari bicaranye ibikapu n'amavarizi. Jaden akitubona yahise atubaza ibitugaruye nicyo nje kumara aho ngaho. Ako kanya Niramu ahita amubwira ko bungutse igitekerezo cyo kuza gutwara imbohe bakayimurira hafi, noneho abaza kumubohoza bagose Perezidansi yose tukaza kujya mu mishyikirano tubajyana aho umuntu waba ari kure y'aha ngaha, noneho akaba ariho abonera icyoho cyo gucikana n'umuryango we nka perezida.
kubera ko barabisesenguye basanga abanzi baje babasanga aha n'imfungwa iri ahangaha bahita bayigeraho bakayibohoza babahita babaturitsa nta mishyikirano ibaye nk'uko bigenze muri Yasa. Bamaze kubohoza Vanilla n'ababyeyi be bagahita barimbura abo basanze bose, bityo ngewe banzanye nk'umuntu ugenda uteruye imbohe kubera ko imbohe bayihinduye intere. Ibyo perezida yabyumvise vuba tujya imbere twerekeza mu cyumba Beriton Makabe arimo. Tubabazwa no gusanga bakimukubitisha amashanyarazi kuri ngiye mu kubona iyicarubozo barimo gukorera murumuna wanjye Beriton Makabe. Ubukana bwaranzamukanye nganzwa n'umujinya nko w'intare yiciwe icyana, abo dusanze bamukorera iyicarubozo mpita mbamishaho urufaya rw'amasasi icyarimwe. Bose bashirira hasi ibyo Jaden Bones abibonye arakangarana cyane asigara adagadwa hamagaraniramo na Shariton Oshea mu mazina y'abajenerale be ababaza uburyo batinyutse kumugambanira. Babatiriwe bamusubiza bahise bakoramo ingofero bamwiyereka kibakubita amaso ahita gw'igihumure. Ngewe na Shariton Oshea twihutira kumanura Beriton Makabe, tukimara kumumanura ahita nsaba nyinginga ngo tujye gutabara umukunzi we Vanilla kubera ko ari we ukeneye ubutabazi bwihutirwa. Ntacyo niriwe musubiza mpita mwambika Bluetooth musaba guhamagara umukunzi we Vanilla, maze yitabwa na Dogiteri Arisha wahise amuhuza na Vanilla. Maze Beriton Makabe mukumva ijwi rya Vanilla nk'igisobanuro cyo kwatekanye yiruhutse ahita gw'igihumure. Maze mwambura Bluetooth nsaba Dogiteri Arisha kuva yagatabariza ubuzima bwa murumuna wacu hafi. Vira tubajije niba noneho yakoresha kode ya Nightmare ya Shariton Oshea mubuza mubwira ko kuri ino nshuro noneho abantu bari batumenyereyeho kwinjirira mu mwijima babona ko atari zo mbaraga zacu zonyine, urumuri rukaba intege nke zacu, bityo bamanura indege muri Perezidanse. Niramaraza kuvuga ko ari ku bw'itegeko rya perezida ugiranye na bibiganiro by'imishyikirano. Ubundi bakimara gutwara Beriton Makabe Nirama ahita atangaza ku mugaragaro ko igihugu gifashwe. Shariton Oshea yamaze kuvuga gutyo nterura Beriton Makabe, naho Shariton Oshea ava yakurubana Jaden Bones mu kugera muri saro, umugore n'abana bahita bakangarana. Ako kanya Nirama ahita bakankamira bategeka gutuza. Muri ako kanya twongera guhisha amasura maze ngewe na Nirama dusohoka hanze nteruye Beriton Makabe. Nuko Nirama avugira mu cyomba abwira abarinzi iby'ikiganiro by'imishyikirano bibaye. Perezida akaba yemeye kurekura imfungwa. Nuko hamanuka indege irimo Vanilla, Hezbollah Oshea, Ayeri Crespo, Dogiteri Arisha ndetse na Dogiteri Ortega. Iyindi isigara mu kirere ducungira umutekano. Indege ikimara kugera hasi, Ayeri Crespo, Hezbollah Oshea na Vanilla hamwe n'abaganga Dogiteri Arisha na Dogiteri Ortega bazanye igitanda cy'umurwayi bayisohokamo. Bangezeho ndambika Beriton Makabe ku gitanda maze Dogiteri Arisha na Ortega bamutwara Vanilla amuzunguza mu kumuririra kwinshi amusaba ngo akanguke. Nuko binjira mu ndege bakirwa na Karira Ovidia na Digi Maramiroy. Bamaze kwinjira mu ndege hita yifunga Dogiteri Ortega hita yihagurutsa, maze aho hasigara Ayeri Crespo n'umukunzi we Hezbollah Oshea bahise baza kutwiyungaho. Indege bajemo imaze kurenga, indege Adela na Vira barimo yamanutse gake gake iparika ituje, basohoka bikoreye ibitwaro bya rutura. Abarinzi bashatse kutwataka Shariton Oshea ahita asohoka afatiye imbunda kuri perezida wabo Jaden Bones wari wakangutse. Ako kanya Nirama ahita afata indangururamajwi avuga ko igihugu gifashwe ku mugaragaro, bityo abashaka barayoboka abadashaka bakoremo imyambaro y'igihugu bigendere. Nirama yarangije kuvuga gutyo bose barakangarana cyane. Ab'imitima ikomeye badutunga imbunda, ariko Nirama babwira ko twebwe ntacyo duhomba na gito, ariko bo ikosa bakora riratuma bahomba perezida wabo, maze igihugu kizakomeze kubafata nk'ibigwari byananiwe kurinda perezida wabo n'ubusugire bw'igihugu. Ibyo babyumvise bashyira intwaro hasi, twebwe twinjira indani, ariko dukomeza gucungira hafi ngo ikosa abarinzi ba perezida Jaden Bones bagerageza gukora duhite tubateza umwijima w'icuraburindi. Muri ako kanya Nirama ahamagara kuri radiyo y'igihugu mu izina rya perezida abategeka kwimurira studio muri Perezidanse. Studio bamaze kuyimurira mu rugo rwa perezida Hezbollah Oshea yazengurutse kamera mu bantu bose bagize umuryango wa perezida n'ibikapu n'amavarize bari bapakiye. Akomeza yituzengurutseho duhisha amasura asoreza kuri Nirama na Ayeri Crespo bari biteguye kwiyerekana nk'abafasha igihugu, maze abagumishaho kamera. Nuko Nirama afata mikoro ayihereza Ayeri Crespo amubwira ko ari ugiye kuba yicaye ku ntebe y'ubuyobozi bwa Vedinedi ngo abe ayoboye muri iki gihe cy'inzibacyuho, bityo agira icyo ageza ku baturage. Nirama yamaze guhereza mikoro Ayeri Crespo nawe ahita asaba Hezbollah Oshea ko ava yakamugaragira nk'umuntu bafatanije gushyira hanze amabi ya Jaden Bones, Meritey Oshea na Brahimey Oshea. Nuko Adela mwakira kamera maze Hezbollah Oshea avayo yireka abakurikiye radiyo na televiziyo by'igihugu, maze Ayeri Crespo yitsa umutima gato akomeza avuga ati mu by'ukuri kuba umuntu ugumana ibyiringiro n'icyizere mu bihe bikomeye ntabwo ari ubugoryi, ahubwo bishingiye ku bimenyetso by'amateka ikiremwa muntu kigomba kunyuramo hano ku isi. Mbese biba bifite icyo bisobanuye ku mateka n'ubuzima bwa muntu.
bityo ibyo bihe bikomeye ntabwo biba ari ibintu bibereyeho gutera uburibwe gusa, ahubwo biba bibereyeho kutwigisha kugira impuhwe, gushyira mu gaciro, gutanga ibitambo, kugira umurava, kurangwa n'ubwiyoroshye, kurangwa n'ubugiraneza, guca bugufi no kwishyira mu mwanya w'abandi. Rero ibyo duhitamo guha agaciro muri aya mateka avangavanze nibyo bizerekana ubuzima bwacu, binasobanura abo turi bo. Ariko niba tubona ibibi gusa mu bibazo byose duhuye nabyo, bizasenya ubushobozi bwacu bwo kugira ikintu runaka dukora, kubwo gutakaza icyizere cy'ahazaza heza no kwiheba, maze bikaba imbarutso yo kurimbuka kwacu turindimukira mu cyobo kirekire, aho tuzaririra amarira adakama. Ariko niba ibintu bibi bibaye tutabibonera mu ishusho mbi gusa, nibwo bizaduha imbaraga n'umurava byo kugirwa igikorwa dukora mu maguru mashya, duharanira kugira isi nziza, ndetse binaduhe byibuze amahirwe yo gukwirakwiza ibyo bikorwa byacu ku isi yose no mu byerekezo bitandukanye byayo. Nanone niba dukora igikorwa runaka niyo cyaba mu nzira ntoya, ntabwo dukeneye gutegereza undi muntu twafata nk'umuyobozi cyangwa se igikomerezwa uzaza gukora ibihambaye n'ibirenzeho mu hazaza, kubera ko hazaza ntabwo harangizwa no gusimbuzwa n'ikindi gihe twagezemo, bya bindi twita iherezo, kubera ko na nyuma y'iherezo rya buri wese haba hari ahazaza h'abandi. Bityo tugomba gukora ku buryo twubaka ibintu bizahoraho no mu hazaza nyuma y'iherezo ryacu, bya bindi bavuga ngo duharanire kuzasiga isi ari nziza kurusha uko twayisanze, kubera ko hari n'abayigezeho uko twayisanze tutazi iherezo ryabo. Rero ntabwo tugomba gutegereza abazaza kuyitugirira nziza, kubera ko kuyigira nziza ari inshingano za buri wese, ntabwo ari inshingano z'abayobozi gusa. Rero natwe ubwacu amateka n'ibihe bibi twanyuzemo nibyo byatweretse abo turi bo, bituma tuvumbura ubushobozi bwacu, ndetse biduha no gushyira mu gaciro tubona igikwiriye, igikenewe n'icyatabara isi muri rusange, maze twiyemeza guhaguruka turwanya ikibi tugendeye ku buribwe kidutera, tukabuhuza n'ababubayemo, ababurimo n'abazabubamo mu hazaza. Mu by'ukuri muranzi cyane ubuzima nanyuzemo n'uburyo narwanya ishyaka ndwanira ubutabera n'ibintu biciye mu mucyo, nkabifungirwa kenshi hafi kwicirwa muri gereza, ariko ku bw'inyungu rusange ntincike intege ngo ndatinya gutotezwa no kwicwa, kubera ko n'ubundi no gupfa n'ubundi tuzapfa, kandi ku isi ntabwo hashobora kubura ibitubabaza, bityo byibuze gupfa upfiriye abandi no kubabazwa ku bw'abandi biba ari iby'agaciro gakomeye kubo ubigirira, kubera ko byo ari byo bitambo byo kubaho neza kwabo ubatambira mu kubitangira. Ari muri urwo rwego nakomeje kwamagana akarengane kabera muri iki gihugu, cyane cyane akarengane gashingiye ku irondaruhu, nubwo nari mpanganye n'abakomeye, mbese nkisanga abo ndega ari bo ndegaho, kugeza n'ubwo n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'ipeturiya runaniwe no gufata abahamijwe ibyaha ngo bahanwe. None wa muco wo kudahana watumye bakora isubiracyaha bashimuta umwana w'umuziranenge. Rero namwe murumva ko tutari kwitabaza amategeko, bityo niyo mpamvu twahisemo kubyikorera mu buryo bwacu, aribwo buryo Jayden Bonnes wari warihishe ubutabera tumufite biciye mu nzira zo kubohoza umwana w'umuziranenge yari yashimuse. Bityo n'ubundi nk'umuntu wakatiwe imyaka 70 bivuze ko atari yemerewe kuba ari ku butegetsi, bisobanuye ko tutamuhiritse ku butegetsi, ahubwo dufashe igihugu cyari cyarabuze umuyobozi. Ku bw'iyo mpamvu rero tugiye kuba tukirinze muri ibi bihe by'inzibacyuho, kuzageza igihe muzitorera umuyobozi mwihitiyemo. Mboneraho kubamenyesha ko nanjye niteguye kwiyamamariza uwo mwanya w'umukuru w'igihugu cya VDNED, naho ibijyanye n'imigabo n'imigambi mbafitiye nkazabibagezaho mu gihe cyo kwiyamamaza. Ubwo ibigiye gukorerwa Jayden Bonnes ni urubanza acirwa na Niramu hamwe n'ibivejuru yari yashimutiye umuvandimwe akamukorera iyicarubozo. Bityo tugiye kubereka amashusho y'iyicarubozo uwo mwitaga umuyobozi wanyu yakoreye umuvandimwe w'ibivejuru na kibona umwe, ku buryo namwe murabona ko nta mbabazi akwiriye. Ayeri Crespo yamaze kuvuga iryo jambo rye, amashusho yari yamaze gutegurwa neza ashyirwaho kuva ku gihe Brahim Osheya yasabye Jayden Bonnes ko yerekana Berton Makabe. Ayo mashusho akaza gusorezwaho Berton Makabe yinjijwe mu ndege ari intere, maze muri ako kanya amashusho ari guca kuri televiziyo na radiyo by'igihugu, twese duhurira kuri Jayden Bonnes tumubwira ko ikintu cyonyine kirokora ubuzima bwe byibuze tukamushyikiriza ubutabera bw'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwamukatiye imyaka 70 y'igifungo, ari ukutubwira umugambanyi wabahaye amakuru atwerekeyeho. Nawe mu gutakamba kwinshi ahita tubwira izina rye adaciye ku ruhande. Kuri twebwe twabaye tucyumva izina ry'uwaduteje abanzi dukubitwa n'inkuba. Iryo zina ry'uwaduteje Brahim Osheya rituma dusobanukirwa bya bindi koko bavuga umwanzi wawe mugendana, mbese ari wa wundi uguhora iruhande, wa wundi w'umwizerwa, wa wundi mufitanye isano, wa wundi muhuje amaraso, wa wundi muhuje ubuzima, wa wundi w'inshuti yawe magara, mbese wa wundi uzi buri kimwe cyawe, kimwe cyose kuri wowe, haba amabanga yawe, intege nke zawe n'imbaraga zawe,
mbese mu kumva iryo zina ry'umugambanyi twahise dusobanukirwa neza uburyo yadusobanuye neza cyane kuri Brehemeye Osheya na Jaden Bones kubera ko yari aturimo neza azi n'imipangu yacu hafi ya yose. Iryo zina ry'uwo mugambanyi twari twumvise tugakangarana rigatuma natwe ubwacu dutangira kugirana urwikekwe hagati yacu nta rindi.